Kayonza imvura yasenye inzu 21 n'amashuri bituma abanyeshuri bakora ibizamini bari mu mahema. Mu karere ka Kayonza imvura nyinshi yaguye mu ijoro rishyira kuwa 4 tariki 19 Rugeri 2026 yasize abaturage benshi mu bibazo bikomeye cyane nyuma yo gusenya inzu zabo ndetse n'ibyumba by'amashuri. Iyi mvura yibasiye cyane murenge wa Ndego aho yangije ibisenge by'inzu 21 z'abaturage harimo n'izasenyutse burundu ku buryo badashobora kuzisubiramo ndetse isenye n'urusengero rwabo. Si ibyo gusa kandi ukora ko natwaye ibisenge by'ibyumba by'amashuri 7 ku ishuri ribanza rya EP Amahoro ADPR bituma ikorwa ry'uburezi rihungabana cyane. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ndego Bisangwa Emmanuel yavuze yuko bamwe mu baturage bahise bashakirwa aho kuba by'agateganyo mu baturanyi babo mu gihe gishakishwa uburyo bw'ubusitani byangiritse. Nubwo bino biza kandi byabaye ninjoro byagize ingaruka no ku banyeshuri aho byabaye ngombwa yuko bashakirwa ihema kugira ngo bakomeze gukora ibizamini batabangamiwe n'ibyangiritse mu mashuri yabo. Ubuyobozi kandi bwahise butangira gufasha abaturage kwikura mu ngaruka z'iyimvura bubashishikariza gutera ibiti ndetse no gukomeza ibisenge by'inzu zabo kugira ngo bagabanye ingaruka z'imiyaga ndetse n'imvura ikomeye. Ni mu gihe kandi Meteo Rwanda irutse gutangaza yuko mu kwezi kwa Werurwe 2026 hateganyijwe imvura nyinshi iri hejuru y'isanzwe igwa bino bintu bishobora gukomeza guteza ibiza nk'ibi ngibi mu bice bitandukanye by'igihugu. Iyi mvura kandi yongeye kwibutsa ubukana bw'ibihe bidasanzwe bikomeje kugaragara ndetse isiga isomo rikomeye cyane ku kwitegura ndetse no gufata ingamba zo kwirinda ibiza mbere y'uko biba. Ngari ngukoreye inkuru kabiri mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza nkubwira ni ngende cyari Obi na ingi ni Obi Time News mu ntara y'Iburasirazuba. Obi Time News.